urubyiruko rw'u Rwanda, we are damn broke. Look at me, I look good, right? Ndasa neza, I look presentable. Ndamutse ngiye mu mujyi w'abana wo mujyi watangira ngo sister ngo wanteje imbere, you know. But guess what? On my momo mfiteho truwas 100,200 ibiceri 300. Do you know the type of phone I'm using? But I'm hella broke. Bimwe mu bintu leta y'u Rwanda ikora buri mwaka no guhanga imirimo irenga 100,000. Kuvuga ngo iyo mirimo ihangwa kubera yuko hari urubyiruko ruyikeneye, kubera ko hari abantu bayikeneye. Ntabwo ubwo bukene bubaye budahari, leta yashyiraho izo ngamba zo guhanga imirimo ihoraho. Nukuvuga ngo leta ihanga imirimo kubera yuko ibizi neza ko hari abayikeneye, kubera yuko ibizi neza ko hari urubyiruko rukeneye. Wenda ikintu ashobora kuba adafiteho amakuru y'umwana yakabaye abwirwa anasobanurirwa nuko hari igikorwa, kabone n'ubwo wenda atari yagerwaho. Tubahe ikaze kuri Generation Link. Niba warakoze subscribe turagushimiye cyane, niba utarayikora yikore byo dukurikira, tubashe guhana ibitekerezo, dusangire amakuru atandukanye abagenda cara hirya no hino. Jewe nitwa Sindiheba Yusufu nk'ibisanzwe. Mu minsi nk'itandatu ishize nibwo umuvugizi wa kaminuza y'u Rwanda Kabagamba yagiye kuri Twitter cyangwa se kuri X apostinga video y'umukobwa wagaragazaga aburimo avuga ko kabone n'ubwo abantu bamurebera inyuma bakabona arasa neza, bakabona ameze neza, afite telefone nziza, ariko nta n'ibiceri 300 ashobora kubona, ari bloke. Ibyo byose ndabifite, mfite telefone nziza, undebye ndakeye, meze neza, ntiwanyekeraho ubukene, ariko ndakennye. Arimo asaba ko ari ibintu inzego zibishinzwe zakabaye zitaho cyane kubera ko urubyiruko rukennye. Uwo mukobwa yagiye kuri Twitter mugaragaza nk'umuntu udakunda igihugu, nk'umuntu urimo akoreshwa n'abantu barwanya leta n'ibindi, ariko abantu batandukanye bamugaragariza yuko bidakwiye, ibyo yavuze kuri uwo mwana bidakwiye. Biza gukurikirwa nuko Minisitiri w'Urubyiruko utuma twishima Budara yaje akajya muri comment akavuga uko byagenda kose umwana wagaragaje ikibazo, niba yagaragaje ko akennye, akwiye kwegerwa, akwiye gutegwa amatwi, ntabwo ari uwo kwamaganwa. Hari uwitwa Richard Kwizera niwe wamubwiye amwumvisha yuko atakabaye akora ibyo bintu. N'abandi bantu benshi batandukanye bagenda bagaragaza yuko hari bamwe mu bantu bagaragaza yuko bakunda igihugu kurenza abandi. Mu by'ukuri ntabwo impamvu abantu barakaye ushobora gusanga ari uko wenda wabivuze atakabaye abivuga, kubera yuko kuba umuntu yavuga ko akennye ntabwo ari igitangaza. Ntabwo ari mu Rwanda abantu, ntabwo ari urubyiruko gusa, n'abantu muri rusange, ntabwo ari mu Rwanda gusa bafite ikibazo cyo kuba bakennye. Ni muri rusange, ni ibibazo by'isi muri rusange. Nta gihugu utasangamo umukene, yaba n'iyo za Amerika usanga abantu birukira, usanga y'abakene. Ahantu hari hose, nta gihugu na kimwe udashobora gusangamo umuntu ukwiriye gufashwa cyangwa umuntu ukennye, ku buryo ntumva ko ari ngombwa ko igihe umuntu agaragaje ko akennye yakabaye atukwa cyangwa se yakabaye yibasirwa. Nibyo wenda ashobora kubivuga mu buryo udashaka, njye nshobora gutanga igitekerezo cyanjye nkagitanga mu buryo udashaka cyangwa mu buryo utifuza ko ngitangamo, ariko nawe ufite uburenganzira bwo gutanga icyawe cyangwa se ukankosora ariko utamputaje. Mu kwibasira umukobwa nawe ntabwo byamworoheye, kubera yuko abantu kuri social media bambwiye amagambo menshi atari meza. Mu by'ukuri yakoresheje imvugo nakwita ko itari nziza, abwira uwo mukobwa, uwo mwana w'umukobwa, ntabwo yigeze abanza kumenya agafite ikihe kibazo, kubera yuko kabone n'ubwo wa mugani w'uwo mukobwa, kabone n'ubwo abantu benshi bagenda, ariko hakurikijwe ibyo Minisiteri y'Ubuzima igitangaza, imibare ya RBC, ya Minisiteri y'Ubuzima na RBC, niba bakubwira ko umuntu umwe muri 4 cyangwa muri 5 bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, ntabwo wamenya. Hari igihe uwo ngo ashobora kuba ari umwe muri 4, cyangwa se imibare ikaba yari niyongereye, kubera ko impamvu zishobora gutuma abantu bagira ibyo bibazo nk'ibyo ngibyo ni byinshi cyane.
Ndagira ngo tubanze dushyiremo agace gatoya ka video y'uwo mukobwa ubundi tugaruke tuganira. Urubyiruko rw'u Rwanda, we are damn broke. Look at me, I look good, right? Ndasa neza, I look presentable. Ndamutse ngiye mu mujyi w'abana wo mu mujyi watangira ngo sister ngo wanteje imbere, you know. But guess what? On my momo mfiteho truwas 100,200 ibiceri 300. Do you know the type of phone I'm using? But I'm hella broke. This is a thing government ikwiriye ku addressing more, because we are broke but they don't see it. We are guys, turakennye ntimukatubone dusa neza. We are broke and cooked and everything bad. Urubyiruko rw'u Rwanda turakennye. ngira ngo ibyo avuga mwabyumvise, ibintu avuga arimo aravangamo icyongereza ariko nyine ni bya bindi n'ubundi. Arimo aravuga ko urubyiruko rw'u Rwanda turakennye, turi broke. Biragaragara ko abantu barasa neza, umuntu arajya kuri TikTok agapostinga video nziza afite akoresheje iPhone, ariko abantu barakennye, urubyiruko rurakennye. Anasaba ko leta ari ibintu yakabaye ishyiramo imbaraga. Mu by'ukuri ntabwo niyumvisha impamvu uyu mwana bamwe mu bantu barimo n'akabagambe bamwifatiye ku gahanga, kubera yuko n'ubundi bimwe mu bintu leta y'u Rwanda ikora buri mwaka no guhanga imirimo irenga 100,000. Kuvuga ngo iyo mirimo ihangwa kubera yuko hari urubyiruko ruyikeneye, kubera ko hari abantu bayikeneye. Ntabwo ubwo bukene bubaye budahari leta yashyiraho izo ngamba zo guhanga imirimo ihoraho. Nukuvuga ngo leta ihanga imirimo kubera yuko ibizi neza ko hari abayikeneye, kubera yuko ibizi neza ko hari urubyiruko rukeneye. Wenda ikintu ashobora kuba adafiteho amakuru y'umwana yakabaye abwirwa anasobanurirwa nuko hari igikorwa, kabone n'ubwo wenda atari yagerwaho, kabone n'ubwo we uyu munsi ayo mahirwe atari yamugeraho, na cyane ko hashobora kuba hari n'abandi bari inyuma ye. We afite ayo mahirwe, afite iyo iPhone, hari n'undi muntu noneho ushobora kubona iyo iPhone agahita avuga ati iyi ngiyi ndayigurisha iramviramo igishoro njye gucuruza utuntu mbashe kubaho. Ibyo birashoboka cyane kubera ko hari ababikora, ariko ntabwo yakabaye atukwa, yakabaye asobanurirwa, ntabwo yakabaye abwirwa nabi, yakabaye asobanurirwa. Na cyane ko hari kimwe mu bintu bikenesha abantu, kimwe mu bidukenesha ni ukureba, ni ugutegereza ko hari ibitangaza bishobora kuzabaho tukabona ubushobozi buhambaye. Nkumva ko jyewe nka Yusufu nzatangira business mfite 20,000,000, kandi biranashoboka ko nshobora guhera kuri computer mfite na telefone mfite katangira business, ibintu bikaba byakunda. Bishobora no kudakunda ariko byibuza nagerageje. Rero ntabwo yakabaye abwirwa nabi, na cyane ko noneho uretse n'ibi ngibi ari kuvuga kuri urwo rubyiruko rudafite akazi, n'uyu muntu ufite akazi ubuzima burimo burahenda, ibintu birimo biraba ibindi. Niba umuntu afite akazi kamuhemba, wenda tubare n'urugero ni 500,000, umusore n'umujene ari mu mujyi wa Kigali arimo arakodeshamo inzu y'150,000 kugira ngo ajye ku kazi. Wenda biramusaba gutega akamoto, wenda arakoresha 3,000, si 60,000 ku kwezi, iminsi 20 y'akazi, ubwo bibaye 210,000. 210,000 wenda ku kazi aho arya, wenda kurya ni 3,000 naho ni ibindi 60, si bimaze kuba 270. muri ya 500 himwe ubwo hasigaye 2,3. Azakenera kwambara, ninjoro azakenera kurya, azakenera kujya gusura abavandimwe, azakenera gufasha ibiki n'ibiki muri famiye. Mu by'ukuri mu myaka 2 iri imbere uyu muntu uhembwa aya mafaranga ari buze kuba atagishoboye kubasha kuba muri Kigali. Uretse na wa wundi twavuga ngo udafite akazi, n'uyu muntu ufite akazi ari guhembwa amafaranga nabyita bona 500,000 ntabwo ari makeya. Ni ukuvuga ngo icyo nshaka kuvuga nuko n'umuntu ufite akazi mu myaka 5 iri imbere bitewe n'akazi afite azaba ameze nk'uri broke, kubera ko ukwezi kuzajya kujya gushira ahubwo arimo amadeni. Abantu benshi nibwo buzima biberamo hanze ahangaha. Noneho bwuzi nk'umuntu nko uhembwa ayo mafaranga akaba yarafashe nk'agakerede, akaba afite ibintu runaka wenda yaraguzemo akabanza yaragize ati, ni ukuvuga ngo usanga
ahembwa ari muri mayinazi bimusaba gukomaho. Ntabwo rero numva ko kuba yabigaragaje gutya byakabaye ibintu biteza ikibazo. Yakabaye ategwa amatwi akumvwa agasobanurirwa, na cyane ko ntabwo twese amahirwe atugereraho rimwe. Umuntu wabonye akazi muri 2025 ushobora gusanga yaragategereje guhera 2021 agashakisha ntacike intege akakabona 2025. Utarakabonye 2025 ushobora gusanga azakabona 2026 cyangwa 2027. Nkuko twese tutavukira rimwe, nkuko twese nyine tuvukira igihe gitandukanye, tuvuka ku babyeyi batandukanye, no gupfa ntituzapfira rimwe. Uzapfa ukwawe, nzapfa ukwanjye, buri muntu afite igihe cye. Nicyo kimwe nuko no kubona akazi no gutera imbere buri muntu agira igihe cye. Hari uwakabonye 2021, hari uwakabonye 2022, hari uwakabonye 2025, hari n'ukabonye uyu munsi 2026, hari n'abazakomeza kugenda bakabona. Bivuze ngo n'uwo nguwo ashobora kuba mu bazakabona, ashobora no kutakabona ahubwo akihangira ke. Ibyo byose ni ibintu bishoboka. Ntabwo rero yakabaye aterwa amabuye, na cyane ko inzego zibishinzwe ziba zabyumvishe, na cyane ko ntizicaye, ziba zifite ibyo ziri gukora. Nkuko natanze ingero, hari imirimo irenga 100,000 ihangwa buri mwaka. Iyo mirimo ihangwa abenshi bayijyamo n'urubyiruko, kandi ihangwa kubera ko icyo kibazo gihari. Ni ikibazo kizwi cyuko imirimo iba mikeya mu rubyiruko, cyuko urubyiruko rufite ubukene. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, ni ku isi muri rusange. Rero ntabwo numva ko yakabaye ari umuntu abantu bose barimo barimiraho ibisinde cyangwa se baciraho iteka n'abavuze amagambo mabi. Numva ko byakabaye byiza niba ngiwe ntanze igitekerezo cyanjye ntikikunyure cyangwa se ntikijyane nuko ubyumva, ushobora gutanga icyawe cyangwa se ukankosora, ariko utankomerekeje, na cyane ko tuba tutagamije guhangana, twese tuba tugamije ibyubaka. Murakoze cyane. Nge nitwa Sidiheba Yusufu, iyi ni Generation Link. Ukora subscribe niba utari wayikora, ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye.